havuye gutyo gusa bitanyuze wenda bitavuye kuri fagiteri nyinshi. Iranashoboka yuko itari no kuhava, ariko ibiganiro bya Katari ntekereza yuko atari Katari gusa yabyihaye kubihamagaza. Havuye gutyo gusa bitanyuze wenda bitavuye kuri fagiteri nyinshi. Iranashoboka yuko itari no kuhava, ariko ibiganiro bya Katari ntekereza yuko atari Katari gusa yabyihaye kubihamagaza. Kariya ni akaboko ka Amerika kugira ngo rero uburyo ashaka impamvu zindi iki kibazo cyakemukamo hatarinze imeneka ry'amaraso rikomeye no kubangamira inyungu zayo, kuko intambara ntiyarari ihagaze. Nta nubwo ingabo za leta zifite ubushobozi bushobora kurangiza ikibazo muri izo zone zose. Biragaragara yuko igihe cyose M23 ishobora guhatera ikanahafata ndetse ikanakomeza, bityo bigateza igihombo. Ubu rero icyo dutekereza ni iki? Turatekereza yuko M23 ikoze ari ukuzamura pressure kugira ngo leta yumve yuko igomba kujya ku meza y'ibiganiro, kuko aho bari mu gukanda barimo barakanda ahantu hababaza, barakanda mu nyungu z'ababashyigikiye, barakanda mu nyungu z'abanyamerika, barakanda mu nyungu z'abanyekanada. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva yuko barimo baraplayinga pressure, bakanda ahantu neza ku mutwe w'ikibyimba kugira ngo barebe niba kuko pressure ishobora guturuka muri Amerika kuri leta ikajya ku ntebe y'ibiganiro. Iyo ni hypothèse ya mbere. Hypothèse ya kabiri, bashobora kuba bavuga bati dushobora kurebera Alpha Mine ugasundika tukagera na Kisangani, aba bandi bose abacukuraga muri Alpha Mine bakaza bagatukura muri zone zacu, kandi akazi kabo kagakomeza nta kibazo kibayeho. Ibyo nabyo bikaba byabaha kugira recognition ku rwego mpuzamahanga ndetse no gushakisha abarayizi bandi mu buryo bwa politiki. Ibyo byose rero ni amahypothèse dushobora kureba. Hypothèse ya nyuma ya gatatu, kimwe n'uko ntacyo byatanga ahubwo bigakomeza gutanga induru gusa. Ahubwo ikibazo mfite, maze kumva ayo mahypothèse umbwiye uvuze, mise ntekereza kuri ya magambo n'ubundi ya Masad Bulos. Ariko sobanurira abantu icyitwe hypothèse bacyumva. Nyine uko bitekereza icyatuma ibintu bibaho, ariko atari cyo kishingiro cyane. Nuko bitekereza wowe. Ntabwo ari wo mwanzuro ntakuka. Ntabwo ari cyo gitekerezo wenda cyuri kurwana hari, ariko uko bibona wowe nk'umwanalist. Masad Bulos avuga kuri position ya Amerika, yanavuze kuri M23 avuga ko igomba gushyira intwaro hasi. Ese iyi mirwano yubuye yaba ivuguruza ibyo Masad Bulos yavugaga? M23 kabiteruye intwaro ikavuga iti mpaka Kisangani, hubwo noneho utekereza ko Masad Bulos none buze kubivuga biki? Mutabaruka ntago situation ziri kuri tere zigengwa n'uwo mugabo uvuze, sibyo? Ariko Amerika ifite ijambo rikomeye. Please, nitujya tuvuga tureke kujya America premier ma nkuko Trump abivuga, America for Americans. Ntibyabuza Amerika gutanga solution nka super power, nka membre wa communauté internationale, nka membre wa Security Council. Ariko nanone ntago Amerika igena self determination y'abene gihugu. Ibyo rwose reka ngubwire nta nubwo binashoboka. Icya kabiri, kugeza uno munsi ubwabyo ni ihurizo rikomeye cyane. Amerika ivuga yuko ari champion wa freedoms. Ntabwo ari ishobora kuza rero hejuru y'amabuye y'agaciro n'ibindi ngo yumve yuko ishobora kuniga bene gihugu freedom zabo zigapfa kugira ngo yisangwe amabuye. Ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo yavuze yarabivuze, ariko burya hari ibindi byinshi cyane. Hari n'uwaje mbere ye na wavuze ibyo yavuze, hari n'abazaza nyuma ye bakavuga ibindi bivuze ko nta gaciro bifite. Pour votre information, ejo bundi Trump yatunguye abantu.
avuga ngo iki baramubajije kuri Kongo atarya Kongo ibahe abari ko avuga se barabibonye Trump abivuga ngibyo nabyo nabonye ngewe aravuga atarya Kongo ni reka nkubwire rero reka dutumikira abadutumye abanyamerika reka dutumike turazogaruka mu kanya